Ifoto y'ubuzima bwawe. Ifoto y'ubuzima bwawe mu mupira w'amaguru. Ese ujya ukurikirana umupira w'amaguru? Ujya ureba umupira w'amaguru? Waba ukina umupira w'amaguru cyangwa warigeze kuwukina? Burya umupira w'amaguru abantu benshi barawukunda, barawureba, cyakora hari n'abatawukurikirana. Gusa ufite amasomo menshi yo kwitaho utatekerezaga. Reka rero turebere hamwe zimwe mu nyigisho twakura muri uyu mupira kandi zadufasha mu rugendo rwacu rw'ubuzima. Ubusanzwe gukina umupira w'amaguru bikorerwa habugenewe, mu gihe cyagenwe n'abantu batoranijwe no mu buryo rwagenwe. Muri make ufite amategeko awugenga, bivuze ko nta wahurura ngo aze gutyo gusa yitwa umukinnyi w'umupira cyangwa ajye mu ikipe atatoranijwe mu buryo buzwi kandi bugenderwaho. Ikibuga gikinirwaho gitegurwa neza maze kigashyirwamo amakipe abiri ahanganye, igice kimwe kigaharirwa ikipe imwe n'ikindi kigaharirwa indi kipe. Iki gice gifasha ikipe gutegura uburyo bwose buzayifasha kwinjira mu kibuga cy'iyo bahanganye no kubona intsinzi yifuzwa. Si icyo kwigumiramo gusa ngo yiryamire, ni igice gitegurirwamo intsinzi. Ibi rero ibigeraho ibyubakiye ku bufatanye, kujya inama no kuzuzanya by'abakinnyi bayo 11 baharanira intsinzi badatezuka ku ntego kandi batarangara ngo hagire uwabaca muri humye. Abashungerezi, abafana. Umukino ujya gutangira ikibuga cyuzuyeho umubare utari muto w'abashungerezi badafite akandi kazi, batiteguye gufasha umukinnyi na hato, ahubwo bategereje gusa ikiza kuva mu kazi aje gukora. Abo uzababona bakoma amashyi mu gihe bishimiye ibikozwe, ariko ntibazareka no kuvugira izindi nduru abakinnyi mu gihe hari bitagenze neza. Ako niko kazi kabo. Abashyigikiye ikipe yo ku rundi ruhande, ikizaba kibaraje ishinga ni ukunenga no kumwaza abakinnyi b'ikipe bahanganye kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, batitaye ku kuba bitwaye neza cyangwa se nabi. Icyabo ni ukubanyega no kubavugiriza induru gusa. Ni abafana nyine, ni abashungerezi. Siko kazi kabo. Abatoza. Ya makipe uko ari abiri yiteguye guhangana, buri yose izaba irangajwe imbere n'umutoza ndetse n'abamufasha, baba baragize umwanya uhagije wo gutegura umukino, batanga imyitozo yuje ubumenyi ndetse n'inama zitandukanye. Ikigamijwe ari kimwe gusa, intsinzi. Abasaba abakinnyi ni abatoza, ni abajyanama bafasha abakinnyi kugera ku ntsinzi. Nibo bategura ikipe izakina n'uko izakina, kandi mu mukino baba bacungira hafi buri mukinnyi, bareba uko yitwara, bakaba bavanamo udashoboye cyangwa se urimo gutandukira cya cyerekezo bihaye, bakazana undi ubasha gufasha bagenzi be uko bikwiye. Ntibakina ariko batanga inama, batanga amabwiriza byubaka intsinzi. Ni abajyanama bakenewe. Abasifuzi. Aba nabo ni abantu b'ingenzi cyane mu mukino. Nibo batangiza umukino bakanawuyobora, nibo bagenzura ko amategeko n'amabwiriza awugenga byubahirizwa, nibo kandi bavuga ko usoje. Bafite ubushobozi bwose bwo gufata ibyemezo bya ngombwa bitewe n'ikibaye mu kibuga, harimo no kwirukana mu mukino umukinnyi ugaragaje imyitwarire idakwiye kwihanganirwa. Ubwo bubasha ntibugarukira ku bakinnyi gusa, ahubwo bugira no ku batoza ndetse n'abandi. Ni abantu basabwa kuba kuko abakemurampaka ba nyabo, dore ko ari bo bemeza intsinzi cyangwa bakayihakana. Nta kindi kiba kibashishikaje mu kibuga keretse iyubahirizwa ry'amabwiriza agenga umukino no kwemeza ibyavuye mu mukino. Abakinnyi. Mu makipe abiri ahanganye, buri kipe bigizwe n'abakinnyi 11 batoranijwe. Bazi icyo bakora, bafite imbaraga zihagije kandi bitoje. Ubundi wa mupira bakawurwanira, bakawutera amashoti, bakawutera imitwe, bakawukandagira, bakawukina, mbese bakawubuza amahwemo mu buryo bwose. Iyo umupira ugiye hanze, bawugarura ubwira mu kibuga kuko ari ugomba gukinirwa. Bagakomeza kuwukina bawuzengurukana ikibuga cyose kuko icyo waremewe ari icyo nyine, gukinwa kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, kugeza igihe cyagenwe kirangiye. Abazamu. Baba bafite inshingano yo gufata umupira wose utambutse ku bakinnyi ngo igitego kitinjira. Hari ubwo hakorwa ikosa, umusifuzi agategeka ko umuzamu wenyine ahagarara mu izamu bakamutera umupira. Ubwo umusore wabyiteguye akitakuma akamukabukira ishoti ryuje ubwenge n'ubukana bwinshi, ubwo intsinzi ikaboneka cyangwa ikabura. Aha, kubura kw'igitego cyangwa kuboneka kwacyo bigaterwa n'ubuhanga cyangwa ubuswa bw'umuzamu cyangwa se umukinnyi utera, bikaba ariko byanaterwa n'amahirwe make cyangwa menshi. Amakipe yombi yaramukanye. Ba myugariro. Nubwo ari abakinnyi nk'abandi, ariko bafite inshingano yihariye, kurinda izamu ryabo ngo ridatsindwa. Aba baba bari maso cyane. Nubwo bakinana n'abandi bahanahana umupira, by'umwihariko bagira inshingano yo kuzitira buri mukinnyi wese bahanganye, birinda ko yabinjirana. Bagasubizaho buri mupira uje mu kibuga cyabo utinjira mu izamu ryabo. Ni abarinzi beza bafasha ikipe kudatsindwa.
Abakinnyi bo hagati. Aba ni abakinnyi basabwa gukoresha ubuhanga bwinshi mu gufasha ikipe yabo guhanahana imipira, ariko bahimba amayeri menshi n'uburyo bituma babasha kwinjira mu izamu ry'ikipe bahanganye. Ba rutahizamu. Aba ni abasore b'intyoza baba biteguye umwanya uwo ari wo wose gutaha izamu ry'ikipe bahanganye, ari nako bashaka uburyo baca mu rihumye ba myugariro, maze wa muzamu udahagaze neza, warangaye cyangwa watereranywe n'abakamufashije agahindukira ajya gutora umupira mu rushundura, abo ku rundi ruhande baririmba intsinzi. Abasimbura. Buri kipe iba ifite abakinnyi 11 bari mu kibuga bakina, ariko ikagira n'abandi bari ku ruhande batarimo gukina ariko biteguye umwanya uwo ari wo wose kuba bakwiyambazwa bakajya gusimbura bagenzi babo. Umukinnyi ugize ikibazo cy'imvune, intege nke mu mukino cyangwa se kunanirwa arasimbuzwa, hakazanwa undi umaze guhabwa amabwiriza n'inama bimufasha gukosora amakosa yakorwaga na mugenzi we, bishobora ariko no gukorwa bitewe n'amayeri y'umutoza. Nubwo bari mu byiciro bitandukanye ariko bose bagize ikipe imwe, bityo igitego gitsindwa n'umukinnyi umwe ariko intsinzi ikaba iya bose, kimwe n'uko uburangare bw'umukinnyi umwe bushobora gutuma ikipe yose ijya mu marira. Ibyari ibyishimo bishobora kurangira bibaye amarira. Hari ubwo ikipe y'uruhande rumwe itsinda, maze si ukwishima igasamara, ikarangara nayo bakayibonamo ibitego, ya ntsinzi bakayihindura ubusa gusa, ubwo ya kipe ikarwana no gusubirana intsinzi bikananirana, ibyo yakoze mbere bikaba impfabusa gusa. Ese ni ayahe masomo dukuye muri uyu mupira w'amaguru? Ubuzima tubamo twese turi mu kibuga, turashakashaka rimwe tukaronka, ubundi bikanga, tuzengurutswe n'abashungerezi benshi, bamwe batunenga abandi bakadushima, tutibagiwe n'abatwifuriza ibibi by'uburyo bwose. Iri ni isomo tudakwiye gusiga inyuma. Tugomba kubera amaso ubuzima bwacu, ntitugomba kudamarara. Dukeneye kurinda izamu ryacu ngo tudatsindwa. Ntidukwiye kwiheba kuko twatsinzwe, kuko none twatsinda ariko ejo tugatsinda tukibagirwa umubabaro. Dukeneye abafatanyabikorwa beza badufasha kugarira amarembo ikibi cyanyuramo kidusanga, bityo tukabasha kugera ku ntsinzi twifuza. Tugomba kwirinda kurangara no gusamara ngo amahirwe twabonye ataduca mu ntoki. Dukeneye abatoza beza muri ubu buzima, babandi baduha inama zidufasha kugera ku ntsinzi. Ni mu gihe kandi kuko uburere bucisha imfura mu mwijima. Igihe cyacu dukwiye kugikoresha neza. Kirabaze, gifite igihe kigomba kurangirira byanze bikunze. Burya mu byo dukora byose hari abatureba, bashobora kutunenga no kuducyaha, ariko burya dushobora no kugenzurwa mu byo twakoze, ndetse ibidakwiye tukabibazwa. Tugomba kwirinda guta umwanya ku batunenga n'abaduca intege, kabone niyo baba ari benshi, ahubwo tugakomeza tugana imbere, tugakomera ku ntego twihaye, tukagera ku cyo twiyemeje. Tugomba kandi kwirinda gutwarwa n'abadushimagiza, ahubwo tukita cyane ku kunoza kurushaho ibyo dukora kugira ngo agaciro kacu kagumeho. Mu buzima hari ubwo hakorwa amakosa menshi bigasaba ko ubwacu tuyirengera kuko twakoze ibyo tutagombaga gukora, cyangwa twarangaye hagakorwa ibitakabaye bikorwa. Nta muhanga muri ubu buzima, twunga ubumwe kandi tujya inama, maze ubufatanye bwacu butugeze ku byiza twifuza. Naho ubutaha.